umusaza waruvuye kumwera mu kandi kabari duturanye abantu bakunda kwita kwa Ma Prince yaje azi wacu hari n'abakira baricaye ku muryango babanza no kanga ko yinjira kwinjira araza tumuye intebe yanga kwicaraho ajya kwicara ku meza imeza arayivuna ko ni meza ya plastique maze kuyivuna abagara mubwira ati abakira bamubwira ati nago uri bugende utishyuye no meza Ma Prince abaraje n'ubundi akuye na kazi araza ati ngiye mukiranye we yanjye ngiye ameza ndayishyura ariko bajyanye ubwumvikane urya wayivunnye iyo meza arayishyura ikibazo kirakemuka ariko gikemuka bari bamaze guhamagara inzego z'umutekano ari ryo rondo ry'umwuga hafi aho ngaho hari umugabo nawe yarari mwako kabare witirirwa ku izina rya Muhammad nibwo yatangiye gutuka abanyerondo ababwira amagambo menshi mushinzwe iki muje gukora iki kwibazo tuba twabyikemuriye ati nuko mwivanga mu buzima bw'abantu abanyerondo nta kindi bakoze bahise bahindukira basubira ku biro by'umudugudu n'ubundi aho bari bavuye urya mugabo Muhammad yabaciyeho yihuta cyane abatanga imbere bo bamubonye bagira ngo aratashye kuko umuvaga nta kibazo kindi bafitanye we kumbi yaje atoragura amabuye bakigera ku mudugudu nta kindi yakoze yahise yohereza amabuye abiri rimwe niryo ryafashe uwo munyerondo mu mutwe ahita yikubita hasi amakuru nuko yaguye ari kwa muganga ariho yashiremo umwuka abanyerondo byo barasuzugurwa ntago babaha agaciro nimba aciye hano akajya gukumira ikigomba kuba cyatwangiriza ahubwo nabo baba biruka inyuma babatesha umutwe kugira ngo babamagana ahubwo haze gukorwa ibiba ari byo bashyigikira ahubwo bagabanye ibintu byo tubare rwose babyiteho byakemura iki kibazo kuko byose biba byatewe n'ubusinzi bw'abantu. Umutoni wa se Everine Nyirakabari kavutsemo imvururu bigahuruza abashinzwe umutekano arasobanura imvano yazo akunganirwa na Habyarimana Joseph ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Nyakariba mu kagari ka Musezero we wita ku kuntu byagenze ngo umwe mu banyerondo bari batabaye witwa Nsengiyumva Vincent aterwa ibuye n'uwitwa Tuyishime Muhammad byanabaye intandaro y'urupfu rwe rwatangajwe mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri ubwo yagezwaga mu bitaro bya Kibagabaga. Umusaza waruvuye kumwera mu kandi kabari duturanye abantu bakunda kwita kwa Ma Prince yaje azi wacu hari n'abakira baricaye ku muryango babanza no kanga ko yinjira kwinjira araza tumuye intebe yanga kwicaraho ajya kwicara ku meza imeza arayivuna ko ni meza ya plastique maze kuyivuna abagara mubwira ati abakira bamubwira ati nago uri bugende utishyuye no meza Ma Prince abaraje n'ubundi akuye na kazi araza ati ngiye mukiranye we yanjye ngiye ameza ndayishyura ariko bajyanye ubwumvikane urya wayivunnye iyo meza arayishyura ikibazo kirakemuka ariko gikemuka bari bamaze guhamagara inzego z'umutekano ari ryo rondo ry'umwuga hafi aho ngaho hari umugabo nawe yarari mwako kabare witirirwa ku izina rya Muhammad nibwo yatangiye gutuka abanyerondo ababwira amagambo menshi mushinzwe iki muje gukora iki kwibazo tuba twabyikemuriye ati nuko mwivanga mu buzima bw'abantu abanyerondo nta kindi bakoze bahise bahindukira basubira ku biro by'umudugudu n'ubundi aho bari bavuye urya mugabo Muhammad yabaciyeho yihuta cyane abatanga imbere bo bamubonye bagira ngo aratashye kuko umuvaga nta kibazo kindi bafitanye we kumbi yaje atoragura amabuye bakigera ku mudugudu nta kindi yakoze yahise yohereza amabuye abiri rimwe niryo ryafashe uwo munyerondo mu mutwe ahita yikubita hasi amakuru nuko yaguye ari kwa muganga ariho yashiremo umwuka. Musasangwe Providence umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi avuga ko ibi byabaye bitasanishwa n'umutekano muke ugarukwaho na bamwe mu batuye aka gace ahubwo ko bifitanye isano n'ingeso y'ubusinzi bukabije yokamye bamwe ibi nabatera no gukora ibikorwa nk'ibi bibi biba binashobora kuvutsa abandi ubuzima. Ariko kuba umuntu yasinze akarwana mu kabari ntago bivuze ko ari uko nta mutekano uhari ahubwo umusinzi nyine inzoga zimukoresha nyine ibyo zigomba kumukoresha urumva yari yasinze nawe atera abamunyerondo ibuye ariko ntabwo bivuze yuko ari uko hari nta mutekano uhari ariko nk'inzego z'umutekano bira ntabwo bibaca intege yumvikana bababwira yuko bagomba kuguma mu ngamba uko bisanzwe turakomeza kubana nabo mu buryo bwa bugufi. Abaturage icyo tubabwira n'ubundi duhora tubakangurira ni ukwirinda ubusinzi ko
ko bakoresha ibyaha nk'ibyo. Hari abaturage bavuga ko uyu munyerondo yasagariwe ngo kuko muri rusange irondo ryo muri uyu mudugudu ryitandukanyije n'imyitwarire bagenzi babo bo mu bindi bice bakunze kugaragarwaho nk'ubusinzi no gufata ibyemezo bihubutse bigateza urugomo ku buryo ibi byatumaga bisuzuguza ku rwego n'umuturage yashoboraga kuba yabubahuka. Barasaba ko imbaraga nyinshi zishyirwa mu guhashya ubusinzi hibandwa cyane ku tubari dukora bukarinda bucya kuko ngo ari two aba bose bakora ibikorwa nk'ibi by'urugomo baba baraye banyweramo. Abanyerondo byo barasuzugurwa ntago babaha agaciro. Nimba aciye hano akajya gukumira ikigomba kuba cyatwangiriza, ahubwo nabo baba biruka inyuma babatesha umutwe kugira ngo babamagana aho ko haze gukorwa ibiba ari byo bashyigikira. Ahubwo bagabanye ibintu by'utubari rwose babyiteho byakemura iki kibazo kuko byose biba byatewe n'ubusinzi bw'abantu. Kugeza ubu uyu Tuyishime Muhammad ukekwaho gutera ibuye umunyerondo bikamuviramo urupfu acumbikiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gisozi mu gihe iperereza kuri iki gikorwa ryo rikirimbanyije. Uyu mugabo urukiko rumuhamije icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7 giteganwa n'ingingo y'121 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umusaza waravuye kunywera mu kandi kabari duturanye abantu bakunda kwita kwa Prince yaje azi wacu hari n'abakiriya bicaye ku muryango babanza no kwanga ko yinjira. Kwinjira araza tumuye intebe yanga kwicaraho ajya kwicara ku meza, imeza arayivuna ko ni meza ya plastique. Maze kuyivuna bagara mubwira ati abakiriya bamubwira ati nago uri bugende utishyuye no meza. Prince abaraje n'ubundi avuye na kazi araza ati ngiye mukiranye we yanjye ngiye ameza ndayishyura. Ariko bajyanye ubwumvikane urya wayivunnye iyo meza arayishyura ikibazo kirakemuka. Ariko gikemuka bari bamaze guhamagara inzego z'umutekano ari ryo rondo ry'umwuga. Hafi aho ngaho hari umugabo nawe yarari mwako kabare witirirwa ku izina rya Muhammad. Nibwo yatangiye gutuka abanyerondo ababwira amagambo menshi, mushinzwe iki, muje gukora iki, kwibazo tuba twabyikemuriye ati nuko mwivanga mu buzima bw'abantu. Abanyerondo nta kindi bakoze bahise bahindukira basubira ku biro by'umudugudu n'ubundi aho bari bavuye. Urya mugabo Muhammad yabaciyeho yihuta cyane abatanga imbere bo bamubonye bagira ngo aratashye kuko umuvaga nta kibazo kindi bafitanye. We kumbi yaje atoragura amabuye bakigera ku mudugudu nta kindi yakoze yahise yohereza amabuye abiri rimwe niryo ryafashe uwo munyerondo mu mutwe ahita yikubita hasi. Amakuru nuko yaguye ari kwa muganga ariho yashiremo umwuka. Abanyerondo byo barasuzugurwa ntago babaha agaciro. Nimba aciye hano akajya gukumira ikigomba kuba cyatwangiriza ahubwo nabo baba biruka inyuma babatesha umutwe kugira ngo babamagana aho ko haze gukorwa ibiba ari byo bashyigikira. Ahubwo bagabanye ibintu by'utubari rwose babyiteho byakemura iki kibazo kuko byose biba byatewe n'ubusinzi bw'abantu.